icya gatandatu iyo turinyuzemo, iyi ni irembo Imana yisigarije kugira ngo ugiremere nawe. Nimba usa nayo nawe reba, nimba uri mu shusho yayo nawe ufite kapasite yo kurema. Iri rembo iyo turimo turarinyuramo, Imana ifunga imiryango hirya no hino, ariko imeke ngashire badi umwana wanjye yarimenye, yamaze gukirwa ku bwa kabiri, yamaze kumenya uwo ari we, yaramuteguye, gisigaye nawe iremere irembo ryawe. Hano turema ugakomanga akazi, bari bose bagahabwa, wowe ugahabwa. Umva mubwire, sobanukirwa, rema irembo ryawe, nawe urifungurira abana. Yayureme icara ufungura ibintu nawe, kuko ibyo gukomanga ku bandi nabo bararemye, ariyo baremye, bashyiraho imishinga, bashyiraho iki. Nubona usiragoringa hirya no hino usenga nta cyaha, Imana siko yakwaza, irashaka ukanyura mu bimenyi, umenye ati harimo ubushobozi bwo kurema nanjye hano. Remye umuryango urimo kurema, uwufungure. Ejo nabo bazaye bakomanga batanga amaseve yabo, nabo wicare mu biro wangaje interview, wowe wizi ibintu nuko biri mu life, nuko bimeze. Nuko biri ko wirukanga uve mu isi udaciye muri irembo, kandi muri wowe hari imishinga myinshi cyane yahereza akazi abantu benshi hano hantu. Komeza amashi. Abari ba mbere 7:3:18 nabwo wasoma inkuru z'abantu bane bahagaze ku irembo, niko biri tubira ku murongo wa 3. Bo bari bahagaze ku irembo, batawe hanze y'irembo y'umugi, bahagaze ku irembo, baravuga ko se dusubire hari inzara iratwica hano, tunadaye reka dusonge mbere. Bari imbere Imana irabatabara, ibaha tugaruka bafite inkuru nziza. Ntaguruka hindura ibitekerezo. Muri wowe hari ibishara y'abantu benshi cyane bagiye guhozwa amarira, ariko urashaka kurira yawe. Va mu kurira yawe utangiye kubona urimo guhoza abandi, utangiye kubona urimo guhoza abandi, utabara abandi, uhereza akazi abandi. Nuko bitanga ibyo bitekerezo. Navana ngo nage poje onkire ni yaje kufasha bantu baranyingurira imiryango, abandi baze kunyingurira imiryango. Va muri ibyo remu wawe nawe uzakingurira abandi.